Abakomeje gukurikirana Yawe TV nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi tubategurira. Ngende Rwanda, kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Sasa rero uyu munsi rero mbafite umutumirwa udasanzwe. Ni umutumirwa muramubona, ni umusore. Ni umusore mwiza, ni umusore w'ibogari, ni umusore mbega numwe bakunze kuvuga ngo ni byose. Yatangira twibwira. Amazina yanjye nitwa Ndikubwayo Venuste, niyo niswe n'ababyeyi. Ndikubwayo Venuste, Venuste uri muntu ki? Venuste abantu batakumenyereye. By'umwihariko abantu batamenyereye, amazina yanjye nyine nayavuze nk'uko bisanzwe. Ndi ingaragu, ntabwo ndi mariye, nkaba nikorera rimwe na rimwe, nkakora n'akandi kazi gasanzwe, ariko by'umwihariko muri sinema nyarwanda kuri ubu niho ndi kubarizwa. Yes, iryo zina si ubwa mbere ndyumvishe. Ni izina rikomeye hano mu Rwanda ndetse no muri showbiz mu kijyanye na filime. Ariko ntabwo ujya ugaragara, uri umwanditsi. Inshuro nyinshi nandika filimi, harimo nyinshi zagiye zimenyekana nk'iyitwa Intambara yanjye, irazwa ahantu hose. Niyo mishinga kuri ubu muri iyi minsi nyirimo, hari ikiri muri studio zigiye gusohoka. Nkaba nashishikariza abantu ko bazajya bazikurikirana, by'umwihariko kuri Yawe TV cyane ko ariho zizajya zica, ndetse bagakora n'amasubscribe, bakanafollowinga kugira ngo bakomeze bagere kuri ibyo byiza nabo tuba twabahishiye muri sinema nyarwanda. Yes, wari umaze iminsi warabuze, ubundi wari uherereye mu biki? Wari uri kwandika filimi, bimeze bite? Murakoze cyane. Nari maze iminsi ntakibonekamo gake kuko mu gihe cy'umwaka ushize naje kunyarukira hanze y'igihugu gake, by'umwihariko njya kwihugura mu bintu n'ubundi bijyanye na sinema. Nibyo nari mpugiyemo hanze y'igihugu, niyo mpamvu ntari nkiboneka cyane muri iyi minsi. Yes, abakomeje gukurikirana Yawe TV murumva ibikorwa byacu ni byinshi, ibyo tubahishiye ni byinshi. Kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Rero dusobanurire uwo muzigo umeze ute? Uwo muzigo by'umwihariko ni filimi nziza cyane, kandi nizeye nashidikanya yuko inarimo impanuro, ikabamo n'inama nyinshi ku bantu bazayikurikirana muzabibona. Ni filimi yitondewe cyane, yaba muri story yanditsemo ni nziza, ndetse n'uburyo ki ikoze, buri kimwe cyose nkekana ikiza, kandi ndabizi izatanga umusaruro kuri sosiyete nyarwanda. Yes, tukiri kuri filimi nyarwanda, ubundi filimi iyo abantu bari muri filimi haba harimo abantu b'ingenzi, haba harimo abastari batandukanye. Cyangwa tubwire bimeze bite? Iyo filimi irimo bande? Iyo filimi iteguye ite? Iyo filimi ireshya ite? Ni filimi mbarankuru, by'umwihariko bwivuze abastari ntago nzi. Gusa mu bantu bose baba muri sinema nyarwanda navuga ko kuri ubu ngubu bitandukanye no muri minsi ishize uko byari bimeze. Kuri ubu wavuga yuko mukuri abantu barimo kubikora neza. By'umwihariko rero harimo nk'umugore uzwi nka Antoinette, abantu benshi bamuzi ku Ntare y'Ingore. Uwo nguwo harimo umusore mwiza cyane w'amaso bita Didier Kamanzi, nawe arazwi. Harimo umukobwa nka Kirenga Safina, nawe arazwa ahantu muri City Med arazwi. Abantu barimo kandi bashoboye gukina sinema nyarwanda barimo rwose. Gusa nemeza ntashidikanya yuko umuntu wese uzabasha gukora subscribe kuri Yawe TV ndetse akanakurikirana iyo channel, cyane ko muri iyi minsi irimo guhitinga cyane, abantu barayizi, azabasha kubyibonera neza. Yes, noneho tubwire, murateganya ryari ko filimi izaba yageze ku isoko? Nemeza ntashidikanya yuko uyu munsi turi tariki 26, ku itariki ya 2 z'ukwezi gutaha kwa 12, iyo filimi kuri Yawe TV izaba yagezeho nta kibazo. Noneho gira ikintu usaba noneho abakunzi ba Yawe TV ndetse muri rusange, ugire n'ikintu ubagenera ku bantu bazakurikirana filimi zanjye. Ku bakunzi ba Yawe TV nabashishikariza gukomeza no kugenda babwirana bagenzi babo ko baza kuri iyo channel, cyane yuko ari televiziyo yadutse kandi noneho irimo gukora umuti, niko abasore kuri ubu dusigaye tubyita. Irimo irakora umuti cyane, irimo indirimbo nziza zigiye zigaragara, irimo noneho by'umwihariko muri sinema irimo filimi zitandukanye zigiye zigaragara kandi zikinnye mu buryo bwiza. Nyemeza ntashidikanya yuko abantu ko bazakomeza gukurikirana Yawe TV bazarushaho kuryoherwa. Ariko tutarasoza, filimi nyarwanda hari urundi rwego igezeho, hari urundi rwego wavuga ngo wow, filimi nyarwanda igeza. By'umwihariko filimi yanyu nakaye gashya karimo? Ni ukuvuga ngo filimi yacu ikintu nakita nk'agashya kirimo, nuko mu minsi ishize wasangaga muri sinema nyarwanda ubundi yari yugarijwe n'ibintu bya piratage, cyangwa se nk'umuntu akagenda agahitamo kujya gufata
filimi kuri memory card cyangwa kuri flash, ariko kuri ubu nemeza ntashidikanya ko abanyarwanda bamaze gusobanukirwa n'ibihangano byabo, cyane ko haje n'iriya gahunda ya made in Rwanda, bamaze kubisobanukirwa neza, basigaye bakurikirana ibihangano byacu nyarwanda. Noneho by'umwihariko muri iyo filimi harimo action, donc harimo ibikorwa bigaragara, nta kwa kuvuga ngo turasipoza yuko uri kureba filimi, harimo noneho ibikorwa bigaragara, za action bigaragara yuko umuntu nyine arimo gukora igikorwa nyirizina, atari kuvuga ngo nuko biri muri filimi. Ikindi kandi nemeza nashidikanye yuko intera sinema nyarwanda imaze kugeraho muri iyi minsi, cyane ndabivuga nk'umwanditsi nkunze gukorera inyuma ya kamera, ariko nyirizina muri iyi minsi navuga nakemeza nashidikanya yuko sinema nyarwanda hari aho iri kuva, hari n'aho iri kujya. Yes, iyi ni yawe TV, ngende Eme Rwanda. Kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ukeneye kwamamaza watugana, wahamagara kuri 0788187804 udusure ku mbuga zacu. Facebook page ni yawe TV, Instagram ni yawe TV. Rero ni byinshi rero tubateguriye. Adusezera dusoza, wowe ubwawe ufite imizigo myinshi, imizigo yirahabaye. Gira rero ubasezere nk'umwanditsi wa filime. Nagira ngo umasezere mbabwira ngo twese ihuriro ni ihuro, ni kuri yawe TV. Wow, turabakunda. Ngende Eme Rwanda. Aba Venuste.